Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kudukurikirana ku mirongo yacu yombi YouTube ndetse na TikTok. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe nkaba mbazaniye umukunzi wacu watwandikiye agira ngo tumugire inama. Ni umukunzi, ni umugore uremerewe cyane, ni umugore wubatse, afite ikibazo hagati ye n'umugabo ngo kimaje kumurenga, niyo mpamvu atwitabaje ngo tumugire inama. Rero reka ngusabe wowe wabashije kubona iyi video ukaba wabashije kuyitega amatwi, ugire uyu mukunzi wacu inama, umuhe igitekerezo, dore byamurenze kandi ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara, ntabwo umuntu yasara kandi duhari. Reka mbabwire ukuntu ikibazo cye kimeze, reka mbabwire ukuntu yatwandikiye. Yatangiye reka mbarebere neza aho bihera kugira ngo ibintu bigende neza. Yatangiye avuga ngo good morning, mumbabarire mumfashe ku kibazo mfite, ndakomerewe cyane. Ndi umugore wubatse w'imyaka 30, nkaba mfite umwana umwe, nkaba maze imyaka 4 nshatse, ariko byanyobeye pe, nkeneye inama zanyu rwose. Ubundi umugabo wanjye yanteye inda, ahita ambwira ko agomba kunshaka kugira ngo umwana abane natwe twembi. Rero tujya gushakana, yambwiye ko ngomba kuza mu idini rye kugira ngo babone uko badusezeranya. Icyo gihe narabikoze, noneho ikibazo cyabaye tumaze gukora ubukwe. Yanze ko nsubira mu idini ryanjye, arangije arambwira ngo kandi nutabikora sinzabana nawe kuko ntabwo twabana tudahuje idini. Arangije arambwira ngo wararize utwite, ndakumva, ndagushaka ngo utazasebera iwanyu, none nawe rero ugume mu idini ryanjye. Icyo gihe nari ndi mu bihe bibi ntwite, ndamwihorera ariko sinahakana cyangwa ngo nikirize. Rero kuva uwo munsi ntiyongeye kumvugisha nk'uko bisanzwe, n'umunsi wose ugashira atamvugishije, keretse ari njyewe ubanje kumuvugisha. Yanataha namubaza amakuru n'uko yiriwe, akambwira ngo ni sawa byonyine. Naje kubyara n'akazi mba nkaretse, bikomeza gutyo ku buryo n'umunsi wo kubyara nta na congratulation yigeze ampa. Uwo munsi yambwiye ijambo rimwe ryonyine ubwo nari ndi gutaka ndi ku gitanda kwa muganga. Yarambwiye ngo ubwo se urigira ibiki? Icyumba nagiyemo maze kubyara nakibayemo njyenyine kuva ku munsi wa mbere mbyara kugeza umwana agize amezi 8. Ubwo nibwo yaje kongera kunyegera, ariko ubwo icyo yashakaga namwe muracyumva, ni ukuzuza inshingano nk'umugore gusa. Nanjye rwose icyo gihe naramwiyamye, mubazaho aho yari ari icyo gihe cyose n'icyo yakoraga. Arambwira ngo yari yarifashe kubera ko yari yarandakariye. Twaje gukomezanya gutyo, ariko umwanya wo arawutwima burundu, ku buryo no gusura inshuti n'abavandimwe nabyo bitabagaho. Rero imyaka 2 imaze gushira, byanyanze mu nda, mubaza impamvu atampa umwanya n'umwe basi ngo tube twanajyana gusura iwacu cyangwa iwabo. Turi kumwe arangije aransubiza ngo ntabwo yagendana nanjye ngo kubera ko mutera isoni. Naraturitse ndarira, ndihanagura, ndaniyakira. Rero naje kwiyemeza kubaho nanjye ntamwitayeho.
mpungira ku mwana n'akazi kandi byarakunze. None ubu bya bindi byose nashakaga ko ankorera nibwo ari kubikora. Arashaka ko dusohokana cyangwa tukajyana gusura abantu, kwicara tukaganira, kandi nanjye byamvuyemo pe, kuko sinkimukunda habe na mba, ku buryo niyo avuze mba numva ari kumbangamira rwose, bikantera kuba numva mfite umunabi ntazi aho uri guturuka. Ibaze ko iyo ndi iruhande ashaka kumvugisha, nkumbura kuba muri cya cyumba nabayemo maze kubyara. Ikindi nakongeraho nuko umugabo wanjye twaryamanye rimwe ahita antera inda, twongera tumaze gukora ubukwe, ariko ndabarahiye gukora ibyo abashakanye kuri we byaramwihishe. Bwa mbere tubikora nari nzi ko ari ukubera ari ubwa mbere tubikoranye, ariko naje kumenya ko afite ikibazo cyo kwikinisha bikabije, ku buryo anabikora ndaho hafi ye rwose, kandi yanze kwivuza pe, abambwira ngo nihangane nta ndwara idakira. Ni ukuri mperuka ibyishimo byo mu buriri ntarahura nawe. None umugabo ntabonye ntwite kandi tubana mu nzu, akaba atarampaye ibyishimo byo mu buriri cyangwa n'ibyishimo bisanzwe. Ndibaza niba kumureka naba nkosheje cyangwa mpagume kugira ngo umwana abone se hafi ye. Sinigeze muca inyuma, nta nubwo nigeze mbitekereza, kubera ko n'ubundi nta wundi mugabo nakwizera. Ariko mbagishije inama numva naniwe, ni ukuri nabuze n'uwo nabibwira, nanze kwiha rubanda pe. Ku bya finance byo ni 50/50, byo nta kibazo, turapasura ntawuhenda undi. Murakoze, nimungire inama. Ngayo nguko rero bakunzi bacu baduteze amatwi, bateze amatwi iyi nkuru y'uyu mugore watwandikiye ngo tumugire inama. Ngira ngo wumvishe ikibazo afite, wumvishe situwasiyo arimo. Ubwo rero tanga inama, kuko namubwiye ko araza kureba muri komenti ku bamugiriye inama, arebe icyo yakora. Mw'abantu mwe, ibintu hanze birakomeye, abantu bagiye kuziruka. Reka ngushimire rero wahisemo kudukurikirana. Amahoro y'Imana bane nawe, kandi nkwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanze. Ikindi kandi nakubwira nuko tugiye kujya tubagezaho inkuru nk'izi ngizi z'abantu bagiye batwandikira badusaba ko twabagira inama. Wowe ube tayari, icyo ukora no gukanda subscribe, ubundi ukajya ubagira inama. Njye mwari kumwe rero, nyita Gatuza Kamena Inosho, icyuma cyasagutse ku ndege, nakagaruka.